2025 hibukwa abatutsi bazize jenoside muri Mata 1994. U Rwanda rwifatanya n'amahanga kwibuka jenoside yateguwe ikibasira ubwoko bumwe aribwo bwahawe inyito y'abatutsi hagamijwe kubutsema no kuburimbura burundu. Gusa kuri ubu u Rwanda turibuka twiyubaka. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994 yagize umwihariko utarigeze ugirwa n'izindi jenoside zose zabaye mu isi, kuko yateguwe n'Abanyarwanda, ishyirwa mu bikorwa n'Abanyarwanda, inahagarikwa n'Abanyarwanda, maze idusiga mu bupfubyi, ubupfakazi, ubucike, ubukene, uburwayi ndetse n'ibikomere bidasaza. Gusa nyuma ya jenoside Abanyarwanda bashyize hamwe biyubakira igihugu kidatemba amaraso y'inzirakarengane, ahubwo gitemba amata n'ubuki, amahoro n'umudendezo. Ni kuri uyu wa gatanu tariki ya 12 Mata 2019 mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma hibutswe abazize jenoside yakorewe abatutsi, by'umwihariko abakoraga mu nzego z'ubuzima, aho ikigo nderabuzima cya Gahombo cyasuye kinaremera umwe mu bacitse ku icumu rya jenoside utuye mu mudugudu wa Gisore ho mu murenge wa Kigoma. Mu by'ukuri ariko ntabwo bintunguye kuko iki gikorwa kijya kibaho kenshi mu bice bitandukanye, ariko nanone byaba binantunguye kuko ni ubwa mbere mbonye abashyitsi mu rugo iwanjye, naragiye umudamu. Iyi nzu nayubakiwe na leta ifatanyije na FARG, ariko mu by'ukuri ni ubwa mbere mbonye abashyitsi tumara imyaka 8. Ni ubwa mbere ubwo numva byaba bintunguye, ariko nawe ntabwo byantungura cyane kuko hari aho njya ngasanga basuwe buri cyo cyangwa byumva ntanagiye. Mu by'ukuri ndishimye ati akaba yahawe inkunga y'ibintu bitandukanye bizamufasha kwiteza imbere, harimo n'ibyo kurya. Mu ijambo ry'umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Gahombo Bwana Rukundabahizi Bernard yagejeje kuri uyu muryango wasigajwe heru na jenoside yabamazeho ababo ndetse n'ibyabo, yagarutse ku gukomera no kwibuka twiyubaka, hirindwa ko hazongera kubaho jenoside cyangwa igisa nayo. Bacitse ku icumu mugasigara mwenyine, ariko kugira ngo tubabwire ko mutari mwenyine, turi kumwe, ntabwo mwasigaye mwenyine, rero muri kumwe n'abavandimwe. Hano twaje mu rwego rw'ikigo nderabuzima, ariko urabona ko tutari abakozi b'ikigo nderabuzima bonyine, harimo n'abaturage. Kandi yagarutse ku gushyira hamwe kuko twese turi Abanyarwanda, kuko ibiduhuza biruta ibidutanya kandi ko bitanakwiye kubaho. Mu buhamya bwatanzwe n'umwe mu bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, yagaragaje ubunyamaswa bwakorwaga icyo gihe, aho umuganga yicaga uwo akwiye kuvura cyangwa umurwayi akica umuganga umuvura. Gusa nawe yagarutse ashima leta nziza iriho ubu, kuko leta mbi yari iriho muri jenoside ari nayo yakajije umurego mu kwica umubare munini w'abatutsi. Ijambo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigoma Madame Mukantaganzwa Brigitte yagejeje kubitabiriye uyu muhango wo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, by'umwihariko abakoraga mu nzego z'ubuzima. Yagarutse ku nyigisho z'ubugome ndengakamere zakoreshejwe hangishwa abantu basangiye akabisi n'agahiye kugeza aho umuntu abona mu ndi nzoka, kandi ashimangira ko zitazongera kubaho kuko arizo zagejeje u Rwanda mu icuraburindi rya jenoside, kandi ko Abanyarwanda tudakwiye guheranwa n'agahinda kuko Abanyarwanda bamenye iyo bajya kandi ko bazi iyo bava. Yakomeje abarokotse jenoside anashimangira ko itazongera kubaho ukundi kuko yateguwe na leta mbi yari iriho inayishyira mu bikorwa. Kuri ubu leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda ikaba ishaka icyateza imbere Abanyarwanda kikabahuriza hamwe, maze tukubaka u Rwanda ruzira jenoside n'igisa nayo. Uyu muhango wasojwe hacanwa urumuri rw'icyizere rugaragaza ko twavuye mu icuraburindi kandi ko hari icyizere cy'ubuzima bwiza bw'ejo hazaza. Ikigo nderabuzima cya Gahombo gisanzwe gifasha abacitse ku icumu rya jenoside mu buryo bw'ubuvuzi ndetse n'abatishoboye mu bushobozi bwacyo, kinashimangira ko kizakomeza kubafasha uko gishoboye. Ahmed Lampard Software i Gahombo muri Kigoma.